Abasuhuje ndabaramukije banyarwandakazi banyarwanda bakunzi ba Rwanda Rugari TV mugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo aho muri hose hirya no hino mu migabane itandukanye yo kuri iyi si, Amerika, Aziya, Afrika, Burayi, Australia, Canada n'ahandi. Mugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo. Turi kwa gatanu itariki 22 Werurwe 2024 ni Asumani niyo nambaza nkuko bisanzwe. Mukomere cyane, Uwiteka abishimire abayisilamu n'abayisilamukazi aho muri hose kwisi hose mugire igisibo cyiza. Banyarwandakazi banyarwanda nkuko bisanzwe narabasezeranije ngo nzajya mbaburira abandi mbanyomoze, ndetse hari nabo nzajya ngira inama kuko buriya mu musabe mwe bifasha gusara. Ngo n'urushishi rwahanuye inzovu. Reka dushimire rero mbere ya byose abadukurikira, abo tuba turi kumwe, atwereka ko ibiganiro byacu bibageraho kandi babikunda cyane, bigaragarira muri subscribe bakora cyangwa sabone, gufata buguzi umunsi ku wundi turabibona. Ni inkunga ikomeye rwose, akora like, bavuga bati turemeye, akora share cyangwa partage, guhanahana ibiganiro n'amakuru tubagezaho, na commentaire cyangwa comment cyangwa gutanga ibitekerezo kuriya mu byandika. Bose turabashima kandi ibitekerezo byabo turabyubaha, yewe n'abadutuka uko bashaka nuko babyumva. Hari abajya batubwira ngo kuki izi commentaire zibatuka mutazisiba. Ntabwo twazisiba, tuzisibira siki. Iyo umuntu agututse, iyo umuntu yanditse agutuka, nyine bituma umumenya, ukabumenya nuko umuklasa. Cyane ko bamwe ari bariya tuba tunyomoza, bariya bateka mutwe, bariya besikoro, bariya batubuzi ba Thomas Nahimana n'abambari be. Ntabwo rero twazisiba, ahubwo bidufasha kurushaho kubamenya urwego rwabo nabo nyine. Icyo gihe bituma duhindukira tukababwira mwebwe mudukurikira, mwebwe bakeya mutarasobanukirwa gahunda zuriya mugabo Thomas Nahimana, twabwira ngo ngaho nimurebe uyu muntu n'abantu be n'abakorana nabo, murebe ibyo batubwira badutuka. Byiyongera ku byo kuko turabihuza, duhuza ibyo bandika badutuka n'ibyo bavuga ku mugaragaro kuri Zoom, n'ibyo bavuga mu majwi batagaragara, byose turabihuza. Ibyo rero nta gitangaza kirimo. Icy'ingenzi ni uko abantu umunsi ku wundi bagenda basobanukirwa Thomas Nahimana uwo ari we, n'itsinda rye rya bamwe mu banyacyangugu nk'uko nabivuze n'ubu ndabisubiramo. Rubanda ikamenya icyo bagamije, nta kindi mu by'ukuri. Ibyo gukangata, ibyo ni ibintu uriya mugabo amaranye imyaka ngira ngo 19 navuga biriya. Thomas Nahimana niwe mvuga. Uyu munsi baprofise cyangwa bafatiranye iterambere isi igezeho, ikoranabuhanga, bitewe nuko nta kandi kazi bagira, ikibatunze ni kiriya. Nukujya hariya bakasakuza, bakabwejagura, bagakangata, bagatera ubwoba. Iyo bavugira ngo ijuru igiye kumanuka cyangwa buracya imperuka igera, bagira ngo babahanura. Kandi ni mu gihe ni bamwe n'abandi mujya mwumva babateka mutwe babahanuza.
hazaba ibi. Muribuka abavuze ngo imperuka iza mu mwaka wa 2000. Na Thomas rero ibi yabihereye muri za 2005 kugeza uyu munsi. Abantu badasobanukiwe, hari abamugiye inyuma, hari abamuyobotse, abashyushya umutwe, abashyushya ubwonko, ari nako abakamuramo ibimutunga. Banyarwandakazi, Banyarwanda, nta kandi kazi Thomas agira. N'abambari be uretse kujya kuri kamera, uri zoom, yaba atabonetse akabwira abo bagore mubona n'abo bagabo nabo batamuzi, uretse bene wabo bakeya ryatsinda ry'abanyacyangugu. Abandi bo ntibanyiranye iyo bigiye. Abo mubona abo bitwa ngo banahayo, abo bagore bande yande. Thomas Nahimana afitanye amabanga akomeye na Mwemayire Felicite, kandi nta yandi. Ni umukoro bihaye, ni intego bihaye, kujya kuri Zoom bagakanga abantu, bagatera ubwoba, bakizeza ibitangaza, bakarota ibyo barose, bakabibiba mu batarabasobanukirwa kugira ngo babone amafaranga. Nta kandi kazi kabatunze, ntako. Niba gahari bazajye hariya babivuge. Impamvu ni iyi, barabizi neza. Ifoto muri bubone ya Mwemayire hari icyo muri buvanemo. Muyihuze, muyirebe, muyitegereze. Mwemayire mumwitegereze. Ubwo hari abazambaza ngo iriya foto yafashwe ryari, nzababwira impamvu zayo n'amateka agendanye n'iyo foto mubona. Noneho mubihuze nuko ari uyu munsi. Umuntu ava kure. Mwemayire yavuye kure. Uko yamenyanye na Thomas Nahimana ni ikindi kiganiro cyihariye. Amabanga bagirana ni ikindi. Byose muzajya mugenda mubimenye. Ariko icyo nababwira nuko ibyo mubona bavuga, ejo bundi Mwemayire yavuze ngo bafite plan B. ngo Rwanda, ngo Kigali, ngo nibadahindura itegeko nshinga, ngo nibadahindura ibyo bita ngo ni ibihato. Ariko baranasuzugura ye. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryatowe na za miliyoni rihinduke kubera abatekamutwe, kugira ngo babone. Barasuzugura. Thomas arasuzugura na Mwemayire cyane ye. Nabo bandi, nabo bagore n'abagabo murasuzugura cyane. Itegeko nshinga rihinduke kugira ngo bigende gute se? Kugira ngo bigende gute? Kugira ngo mutagira mute mudakora ikimwe. Abantu muciriritse cyane. Abantu mutungwa no gutukana. Mugatuka igihugu, mugatuka ubuyobozi bwacyo, mugatuka umukuru w'igihugu ku manywa na nijoro, kuva ku ya mbere kugera kuri 30, kuva muri Mutarama kugera mu Kuboza, mutuka umukuru w'igihugu cyanyu. Mutuka leta, mutuka ingabo z'igihugu. Subwo muba muzi ko mutuka Abanyarwanda. Muri abantu 5-6 muri itsinda ry'abantu 10-15 mubarirwa ku mitwe y'intoki, hanyuma mukajya hariya mugashyushya imitwe, mukigaragura, mukabwejagura kuri Zoom gusa. Ibyo ngo mukumva. Hari benshi badafite umwanya wo kubakurikira, ariko yewe nta Sumani, yewe Sumani yo namaze. Nkuko tuziranye, nkuko mbazi mwese, ntabwo bizakunda. Nta miyaga nzabashyiriramo, muzajya mubeshya banyomoza. Ibi byose mubiterwa n'ipfunwe, n'ishyari, no kunungunika mufitiye igihugu cyanyu, mufitiye igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyacu. Ishyari ry'aho u Rwanda rugeze mu iterambere, mu
umutekano, muri buri kimwe cyose. Isura u Rwanda rufite uyu munsi nibatera ishyari, nibatera ipfumu. Kubera iki? Kubera ko aho u Rwanda, aho igihugu cyacu kigeze, nta numwe muri mwebwe wigeze ashyiraho n'itafari na rimwe. Ni nkaho kwanza muranabivuga, ninjye kuvuga ngo ni nkaho mwavuze ngo u Rwanda n'ururimbuke, n'ubundi murabikora, murarugambanira, mujya hariya mukabwira isi yose ko mugiye guhaguruka, cyangwa ibyo ntibiduteye ubwoba twebwe, ariko burya akarenze umuntu akabishyamagara. Niyo umugore nka Cyurinyana avuga ngo, cyangwa avuze ngo abahutu nimuhaguruke mufate imbunda, burya riba ryagiye. Kuri mwebwe mbese u Rwanda rwasubira muri 94 cyangwa mbere yaho. Barababeshye, bizongera kumeze mwibe mwibane, ariko yewe nzabanyomoza kandi nzaburira abatazi ibyanyu. Kiwe ndabazi, Thomas Nahimana n'abambari bawe na Mwema y'uwo nguwo ndabazi mwese, ajya mbanyomoza. Ntabwo nzabazonga mbisubiremo, nzabazonga. Uzajya mubeshya mbanyomoza, muce ibumoso nci iburyo, mbwire abantu mbabwene muramenye ayo mwariye mwarayariye. N'ubu ngubu udufaranga bakiboherereza, ariko bitinde bitebuke, igihe gitanga igisubizo. Thomas Nahimana na Mwemayire Felicite, Anita, abandi bazanye. Kandi namwe ni hahandi uko muri babiri baye iminsi mike cyane, ubundi isi kabota. Gose mwamubaye abambere. Mwemayire abakanuye, reka nayo kubitindaho. Iyo foto mubona abanyarwandakazi, banyarwanda, iragira ikibabwira. Reka ibiganiro ni byinshi mu by'ukuri, ariko ako kaba gaciyemo abari ngombwa kugira ngo mukanguke muhumuke. Aba batubuza, aba batekamutwe, aba besikoro, mumenye ibyabo. Hari abambwira ngo ko ayo dutangara yacu ngiye se harumbujije kuyatanga, ariko hari abaterura ibikarito nubwo babivuga, birirwa bakubura mu mihanda iyo ngiyo mu bihugu barimo, birirwa buhagera basaza n'abakecuru b'abazungu badasobanukiwe ubutekamutwe bwa Thomas n'abambariwe. Ubu se imbaga inyandikira buri munsi, impamagara buri munsi, bambwira bati warakoze, bangana iki? Ni benshi. Ibyo ni umusanzu rero, ntugufasha abantu, ntukuburira abantu kugira ngo badakomeza kwirohama cyangwa kugwa mu ruzi barwita ikiziba. Ngayo ngo ni nk'aba bagabo ngiye kuvuga, kuko n'ubundi ikiganiro nibo kireba. Umutwe w'ikiganiro uravuga ngo bamwe muri ba exfar bahindutse ibicuruzwa by'abatekamutwe. Niwo mutwe w'ikiganiro. Bamwe muri ba exfar ngiye kuvuga ni benshi, ariko muri iki kiganiro ndavuga ku bagabo bagera kuri 4,
ariko nabo simbavugaho bose, nzagenda mvuga umwe mugenere ibye, mugenere ikiganiro cye gutyo, ariko mubanze mubumvi. Ni bamwe muri ba exfar, cyumvikane neza kuko ba exfar bose, exfar ni uvuga bahoze ari ingabo z'u Rwanda mbere yuko inkotanyi zibohora igihugu. Abari abasirikari b'u Rwanda bari exfar, abandi bita inzirabwoba. Les ex abahoze ari ingabo z'u Rwanda, ex forces armées rwandaises. Ntabwo ari bose rero, hari abahunze bamaze gutsindwa n'inkotanyi baragenda barituramira, abandi barihishe. Hari abavuze bati no, twebwe turi ingabo z'igihugu, bamanika amaboko, badekarara ko batsinzwe. Iyo umusirikare agenda, umusirikari iyo umusirikare amanitse amaboko avuze ngo ndatsinzwe, icyo gihe umutsinze amugira ingaruzwa muheto. Gutsindwa uba wabaye ingaruzwa muheto, icyo gihe rero urayoboka. Kandi igisirikare cyo gitandukanye n'ibindi, urayoboka, uyoboka ugutsinze, noneho mugafatanya akazi iyo ubishaka. Nuko byagenze, ntabwo twirirwa tujya muri detail, murabizi. Abari ba ofisiye bakuru, abari ba sous-officier, abari abakaporari, inzego zose mu gisirikari, abamanitse amaboko bakomezanyije n'inkotanyi, bakora igisirikari kimwe cyitwa RDF, Rwanda Defense Forces, cyangwa Force de Défense Rwandaise, Force Rwandaise de Défense. Ibintu nk'ibyo ngibyo byose birumvikana. N'ubu rero barakorera igihugu, bararwanira igihugu, bari mu nshingano zabo. Abandi baratorongeye, yabo mwumva mu mashyamba ya Kongo bahora bashaka kuza gusubukura ikivi, basize batushije, kwica abantu basize batarangije. FDLR ngira ngo murabumva, imyaka igiye gushira ari 30 bahobagira iyo ngiyo, bazengereza abaturage, bica abanyekongo, muribuka bagerageza kongera kugaruka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero hari n'abafashwe barafungwa, hari n'abagishakishwa, ariko hari abafashwe barafungwa, baraburanishwa n'inkiko mpuzamahanga, urukiko rwa Arusha rurababuranisha, bari mu Nsagabuto. Nababwiye ko ndibabwira abantu bane, ndavuga Majoro Kanyamibwa, ndavuga Sagahutu Innocent, General BM Emmanuel Habyarimana, Colonel Renzaho Tarsisi. Uretse Kanyamibwa na General Emmanuel Habyarimana, iyo Renzaho na Sagahutu bakatiwe n'urukiko rwa Arusha. Nta n'isoni bagira uyu munsi, baracyavuga aho bari muri Niger. Icyo nshaka kubabwira aba bagabo, akaba ari bo mbwira, muteye isoni mwabagabo. Kubera iki? Biratangaje. Ubundi muri abasirikare, muje mwakomeza mupfa kuba muje condition gusa, mutaraba pensionné, muri abasirikare. Ariko biratangaje, biteye ikimwaro. Mukwiye kumwarwa, mukwiye kumwazwa, mukwiye kugira isoni zo kuba mwarabaye ibicuruzwa by'abasivili babateka mutwe kuri Zoom. Biratangaje. Umuntu nka Generali Habyarimana Emmanuel uba hariya mu Busuwisi, asigaye acuruzwa n'uyu mugore w'umuteka mutwe witwa Flora Karenzi.
murababaje, murasebye rwose. Ofisiye genero Emmanuel Habyarimana general, nzagarukaho mu kiganiro cyihariye n'impamvu zimubesheje hari zatumye ava mu gihugu. Yari arimo ari umuyobozi w'ingabo, wabaye minisitiri w'ingabo, ubu no. Niwe usigaye yarigize agatebo akayozwa ivu na Flora Karenzi kuri Zoom. Muteye isoni uko biri kose. Uyu munsi ndavuga kuri, nubwo nigeze kumvugaho gato, ariko kuri Sagahutu uyu nguyu bamugize igicuruzwa nawe. Abo bateka mutwe bamwe mayira uba Thomas Nahimana, dore ko ari n'uwiwabo, kuko Thomas avuka iyo mu Gishoma kuri Nzahaha. Sagahutu Innocent akavuka mu Gafunzo hariya cyahoze ari komine Gafunzo. Iyo mbona Sagahutu ari hariya abeshya, ari manganya, ariko n'umurengwe n'ukubera ko ibyo byose nuko mwariye, nuko muhaza. Ariko ntimwibuke ko bari abantu mutanazi uretse kubabona gusa ari abateka mutwe. Sagahutu ngo rero ngo bakugize general Sagahutu, mon general, nawe ugahimba ukemera. Uziko rwose siko mugeza hari indimuka. Yemwe mwaba ofisiye mwe ntaho mugeze, ariko ni mu gihe data bacuruza iki? Thomas adacuruje abantu nkamwe bibigwari. Buni mwakabaye muceceka mugafunga umuntu, mwaratsinzwe. Sagahutu urajya hariya ukabeshya ngo kwanza reka nkubaze Sagahutu, ni iki kiganiro uzakibona? Ndabizi ntutanakibona bazakubwira bati Nasumani niyo nambaza yavuze ibi nibi yakuvuzeho ibi nibi, n'uwo mugabo uzabinyomoza. Numvise ko wabaye n'umusiramu, dore turi mu gisibo. Ibintu ngiye kukubaza ubwo uzabatume cyangwa uzambwire. Nimufite amatelefone yacu se ntimwemerewe, hari icyo Roni itabaha, uzampamagare niba nkubekera, cyangwa uzambwira uti nakoze tauba naricujije. Sagahutu ntaragera no muri biri ubeshya ngo mwashakiye inzira abaturage ku itariki ya 4 z'ukwa 7 mu gitondo 1994. Ubeshya. Reka iki ngiki nkiho umurongo kive no mu nzira. Banyarwandakazi, Banyarwanda mukurikira Rwanda Rugari TV, uko byagenze nuko ngo twebwe turi abasirikare, hakagira umuyare ngo babeshye. Umusirikare ni kimwe n'undi. Mu Nzove exfari banyuze byari mu rwego rwo kubahiriza amategeko agenga intambara. Inkotanyi zagombaga gushyira mu bikorwa kugira ngo zibaho inzira bagende. Iyi mitwe irwana, umwe ugatsindwa, utsinze utanga inzira. Umutwe utsinze urareka, hakaba kumanika amaboko, umanitse amaboko akajya hariya, ushatse kugenda agahabwa inzira akagenda. Nuko bigenda mu ntambara. Ntabwo ari kujya hariya ngo ibi ngibi Sagahutu akanga, nta n'undi ujya ubivuga. Ko barwanye ngo bashaka inzira y'abaturage. Hehe mu Nzove. Banyarwandakazi, Banyarwanda ntibakababeshye uko byagenze.
bashatse kugenda, inkotanyi zirabareka baragenda, ariko sous condition, zibaha condition zimeze gute? Ko batagomba kunyura umuhanda wose wa Shyorongi, batagomba kunyura mu Gatsata, batagomba kunyura i Kabuga, batagomba kunyura ku Ruyenzi. Umuhanda wa kaburimbo wose zarawubabujije, zirabwira mu gaho ni mugende, munyure mu Nzove mugende, barabihorera. Siko byagenze se? Sagahutu kajyari ukabeshya abantu ngo mwashatse inzira abaturage, mwari guca hehe? Inkotanyi ziri hariya ku Ruyenzi, hari irunda hejuru, kano zimbunda zitunze hasi, Irwahi, Rutonde na za Nzove hariya, mwari guca hese? Inkotanyi ziri Shyorongi hejuru hariya, imbunda zazo zitunze hasi kuri Nyabarongo, hasi aho muvuga za Rutonde, urenze mu Nzove, mwari guca hehe? Batabihorera, ntimukabeshye. Sagahutu ntuzongere kubeshya, icyo kivuyeho. Niwongera nzongera mbisubiremo, niba na ngombwa noneho. Ariko se babitinyuka, nanjye kuvuga ngo bazadukonfronte nje nawe, bande se badukonfronte? Thomas na Imana mwemayire se banyiteze nkababagira ibisiga, bagira ibisiga da. Nuko bona abantu bicecekeye ngo mugire ngo ntibabazi. Sagahutu niwe mbwira, dore iyo mwigize ibitebo cyangwa udutebo, mugomba no kwitegura kuyora ivu. Ubu watangiye kuyora ivu rero, Sagahutu innocent. Nongere mbisubire, wavuze ko wabaye umusiramu, turabasiramu nibyo. Ubwo ufite shahada rero, ubwo ufite shahada, dore turi mu gisibo, ibi mvuga uzabinyomoza niba nkubeshyera. Niba ari byo rero, uzambwira uti nubwo byabaye ariko nakoze tauba, naricujije. Kandi nabwo kwicuza wakabaye gutegereza ukareba ko Mwenyezi Mungu cyangwa Allah yakubabarira, utongeraho ibindi byo kubeshya. Urafunze, uraziritse, ariko uyu munsi uremera kwingaruzwa muheto, ukemera kuba igicuruzwa cy'abari abatekamutwe. Ba Thomas na Imana koko siko mubabaje muteye agahinda? Ex-fari mwebwe officier. Sagahutu nimwe mwabiteye, reka tujye tubivuga. Wavuye ku Kacyiru muri gendarmerie, habaye iki? Wavuye Kacyiru muri za 80 na kangahe, habaye iki? Habo wabivuga ko wari wibye. Iyo dossier nzayifatira umwanya nyibwira abantu, kugira ngo mutazajya mujya hariya mukigaragura, kubera ko abantu batabazi mukumva ko ibyo muvuga ari ukuri cyangwa muri abantu kandi muri ibirura. Sagahutu wagomba kwirukana. Umugore wawe Kapiteni Nyiramajyambere Immaculée wari muri ka Kigali arakwitambikira. Uko mwabigenje nabyo tuzabivuga, kugira ngo uvanwe muri gendarmerie uze muri base militaire hano, base armée rwandaise, base aérienne ka Kigali, tuzabivuga. Niyo uhagera ukicecekera ukikomereza akazi, ariko ntukomeze gukora ndi mahano. Sagahutu innocent wari utuye mu nzu ya mbere uvuye kuri Tracom ujya CHK, hejuru y'umuhanda, mazu y'amatafari ahiye y'aba ofisiye, niho wari utuye. Sagahutu uribuka umuturage wazamutse
uri ruhurura kuri Croix Rouge, ruhurira hariya iruhande rwa Croix Rouge munsi ya ka Kigali, yasinze yisindiye, ukavuga ngo ni umujuje kukwibuka, ukamukubita amasasa ngahe, ukamurambikaho ngaho. Niba utabyibuka ndabikwibukije. Ayo maraso urayagendana. Waricujije Sagahutu Inosa, waricujije. Batubaza umugore wawe twara abana ari Suriyetona iga arangije se Nyiramajyambere Makwire, mujye mwitonda. Uriya muntu warashe amasasa aya ngo aje kukwiba, ari umusinzi wigendera witereye umutwe, umushwanyaguriza hariya mu muhanda munsi inzu zanyu zari zegereye umuhanda muri metero ebyiri za kaburimbo iva kuri na Tarakomu igakorosinga ijya CH. Ndakubeshyera waricujije. None uyu munsi urajya hariya kajya kubwijagura, urasobanura igisirikare, urasobanura urugamba, urasobanura ibiki, urasobanura za politiki, akaburiye mwisiza ntabwo kabonekera mu isaka. Mwacecetse mukareba ko nibura iminsi mushigaje kuri iyi si mwayisoza neza. Sagahutu se ubu koko inkotanyi urazituka kugira ngo bigende gute? Bashaka kongera kugaruka kurwana nazo se? Ubu uracyafite imbaraga zo kurwana inkotanyi wowe Sagahutu Inosa? Nuko ukicara aho ngaho ba Inosa bazi nawe baniringiye Imana naho mon general nuko ubumva nta kimwe ufite. Sigaye mwambikwa amapeti n'abateka mutwe w'abasivile kuri Zoom mutanazi. Wowe na Kanyamibwa ajya numva Kanyamibwa nzamugarukaho, atogota kangata ngo atwaye kajugujugu zavuga za ntuma n'ibiki. Hanyuma se birangira gute Kanyamibwa we Jacques? Byarangiye bite? Siko muteye isoni. Ubundi muti turanditse imfungwa za Loni turanditse nkarenzaho Koloneli Rinzaho Tarisisi agatinyuka nawe agashyiraho umukono. Murababaje ariko nta kundi, gusa tuzajya cyo tuzadukora no kubahurira, no kubakebura tukabagira inama. Ofisi superieur Major Kanyamibwa Exfar uriya tona general kuri Zoom muri hanyuma yabo basivili tona general erega ugahimba Kanyamibwa Jacques njye nabagira inama yo kureka yo kuva muri bibiri mugahita mugataha mukaza mu gihugu muje babakira rwose, igihugu cyabakira. Cyakora sinzi ko mwasubira mu gisirikare kuko mwarengeje imyaka ya pansi mu gisirikare, ariko mwakora n'ibindi. Kanyamibwa watwara indege niba byemewe gifite imbaraga cyangwa mu mutwe wagikora neza. Sayo mapeti ko mutarayashyiraho ngo turebe. Murasuzuguritse rwose. Mwarangije kwigira udutebo nibakomeze bayoze ivu abo basivile nta kundi. General B Habyarimana Emmanuel
ndamugarukaho. Colonel Renzaho Tarisisi we afite umwihariko, ariko kwari kugira ngo mbabwire ngo mugeza hari indimuka. Vous les officiers, vous les experts, mwabaye ibicuruzwa by'abasivili b'abateka mutwe. Uyu munsi nicyo kibabereye. Mbagira inama yo kwitandukanya n'ibyo bintu. Ntago bikwiye. Majoro muzima rero ngo ni leta nta general wo kuri zo. Urimo uroruganiza ubugamba. Uzayobora mugatera muturutse kuri Zoom. Mwaravangiwe. Kigaragara mwaravangiwe rwose. Mwarisuzuguye, murisuzuguza, none mugeze aho musuzugurika. Kubera ko musuzugurwa, mwasuzuguwe n'abasivili, ubu bakaba basigaye babacuruza. Kubera ko muri inkorabusa, nta ofisi y'inkorabusa. Kajya hariya rero ukamara isaha n'igice bakagusheta ukaza. Bariya murabazi mwe mayire muramuzi mwe. Kanyamibwa wowe nasaga buto. Ejo tuzabona Renzaho mbese ko watarazara ngo tumubone. General BM Habyarimana Emmanuel Flora Karenzi uramuzi wowe. Muteye isoni. Mukwiye kwigaya rwose. Mwigize udutebo abatuza bateka mutwa bisikurunye bakomeze bayoze ivu. Mwaba yabihoreye ariko bikaza kugeraho niba nabyita kubagirira impuhwe simbizi, ariko ngewe nk'umusirikare ntabwo bibabereye rwose. Ntabwo bibabereye kabisa. General brevet d'état major koko ube igikoresho b'igicuruzwa cya Flora uramuzi. Flora uza abantu acuruza, uza amafaranga bakuramo we n'umugabo we Jean Paul Ntagara. Zakugenera ikiganiro cyawe nkubwire Flora nguwo ari. Hanyuma numara kubyumva General BM Emmanuel Habyarimana, numara kumva Flora wari azongera gutumire, hanyuma witabira gutumire bwe n'abandi Banyarwanda ibi ngiye bari ngombwa ko tubivuga. N'aba bagabo n'abagore ikibababaza ndakizi nuko batari biteguye ko ashobora kuza umuntu nkanjye. Nuko aho bari baba batiteguye ko ikintu nk'iki ushobora kwaduka nkakivuga. Kubera iki sinababwiye ko mbazi se? Nk'iki ndabazi. Hari abunzi kuruta uko bizi. Hari nabo namenye bivuze bigaragaje. Ntibakamenye ko ngo akarenza umuntu akarushyihamagara. Hanyuma umunyarwanda yavuze ngo uwanjye ndamuhana yananira nkamushuka ni ngaho jya ku ngoma. Genda wime. Asoni. Murabeshya ku manywa y'ihanga, muratukana. Basirikari, basivili, babateka mutwe,
baraca igico mukaza mukakigwamo, barabatega imitego mukayigwamo. N'amahano mwakoze bariya se bibabwiye iki? Niko kazi kabo, nicyo bacura. Barareba bakavuga bati uyu munsi nintavuga, nintagira umvugisha, ejo YouTube nta kindi zamu, nta kandi kazi bagira. General Bem Habyarimana, nzagena ikiganiro cy'isano ufitanye na Barafinda. Barafinda se kikuba Fred, n'akamaro mumariye Flora Karenzi. Mukomere mwese.